Ndi papa SAVA. Hato njiwe. Oui. Oh, Tafi. Oui. Amakuru. Amakuru ni meza. SAVA. SAVA. Nishimiye kuza kwanyu. Kwa inzobera. Na amafaranga papa SAVA atangiye kugenda. Nabyo byashoboka. Agushyiraho kamukesha. Nimbabara burya kandi gira amavuta. Hari ibinure byinshi by'inkoko iby'ihene z'insava. Hakuno n'umuriro nyine ugenda ucamuraho umuntu gutyo. Amahoro. Igikoni se kirahari cyangwa mwarafutse? Ubundi hano naje gukora iki? Waje kwifotoza. Sigo kwa boss igikoni cyafunga mu zihendera ko. Uwo mushinga wa warizwe. Ntabwo byabaho. Hanyuma se yego. Ndashaka agakomande. Yego ndahari. Keza. Gaserutse. Kabanyamuki. Nyine ya komande isa neza ku mafoto. Nziza kabisa. Ya komande ushobora guhereza umuntu ku buryo ibi muri mu mutwe abishyira hasi ahubwo kumva wowe biri kumubwira. Ngo nyine ndikubwira niba agiye kuza umushyitsi hano. Urumva nashaka komande twamuha nziza isirimutse nyine. Nziza kabisa imwe iryoheye amaso. Ku buryo nayirya. Akirya ibyo afite mu mutwe abigushyira hasi ahubwo ngiye kumubwira akabyumva akavuga za yego gusa. Mgani wa muntu yego kwa kuntu yego bya bindi yego. Iyo komanda irahari. Ngo hari ahantu wagiye ukomeza kuvuga ngo ibyo kurya umuntu yarya yego cyamugera mu nda agatangira kumva ibyo uri kumubwira kiza ngo yego oya nta guhakana nta kwanga nyine akikiza nyine akabirya yishimye nyine. Yo komande ntayenze rwose. Kawanyumvira reka nk'urugero kurya ko cyubaka umuntu akabirya akamererwa neza ahubwo biramwibagiza se bikamuhindura kuvuga ngo yego n'ibitagirwa by'uburwayi. Nyine nukumva ko nyine yishimye nkamubwira none se ati yego bino tuzabikore se yego nyine akishima ku buryo yirekura akaba nyine umuntu w'umwana kubera ko yabonye komande yishimye. Ako Tafi ngiye ubwanjye komande nakoze no kwifoto kuyibona ubwayo. Yego kuyibona ubwayo gusa ari n'ifoto bakoherereje mana yake na mama. Tangiye kwikina abantu bose babizi. Ubusanga abantu bari kubaza ngo jigo do chevre ngo nama jigo y'ihene boss akabakubita ifoto bamara kubona jigo bakaza bakurikira bahagera koko no kuvuga ngo umukiriya umwe boss nta na publicité tusigaye dukora. Umukiriya umwe abwira undi akabwira undi akabwira amashami menshi. Niyo mpamvu naje diaspora yaje ahangaha posting urw'urunyama rumeze ukuntu hari ibisalade hari ibintu by'imayonnaise n'abandi birabintu nanjye nzabirya. Nakubwira yamamaje diaspora ndavuga ubundi ukoze ikintu cyiza umwe akibwira uyu akabwira babiri bakaba nawe urabyumva ukabuka mu bakiriya n'abafana. Impamvu nayo bikubwiye hari kurya ko nukora nk'umukiriya aje mu kabari arwara nk'igifu wenda nk'urugero urumva kavuga ati ndashaka wenda komande nziza iryoshye ugasanga uramubwiye uti dufite ifi dufite na gacumbari n'urusenda nyine ibaze nk'ibyo bintu utangiye kumubwira. Arwaye igifu ati urusenda arwaye igifu ati gacumbari deja uwamaze kumwica mu mutwe urumva mbese umwiciye apeti. Ibyo birumvikana ariko n'ubundi umukiriya umuporopoza byose ahubwo we niwe ushobora kuvuga ati ibi simbishaka. Ese nawe umuntu akomanze ifi akomanze se bakabenzi kandi azi ko ibyo bintu bizana n'indimu kandi wazi ko bitera igifu nta nabikubujije ahubwo atumye bizana abisizaho bipfuye ubusa kandi umuntu ari kubaha abandi bakiriya ugasanga undi mukiriya araje arabibuza kubera yitwaje amafaranga araduhombeje ahombeje n'igihugu muri rusange kuko ibyo bintu birapfusa. Ariko igihe bafite amafaranga ye hatu none se byagenda bite nyine namwe mujye mumubaza muti urarya indimu urarya igitunguru ase kwayibazara byagaragara abacyitwaza umuntu ugasanga agiye kuri self service
yitwaje kuko nyine amafaranga araye afashe isahani hagize ati yubatse karisimbi maze iminsi ngenda mbireba umwe yubatse sabye undi yubatse muhabura aragiye ku meza akojejemo ikiko kimwe 2 3 asunikiraho cyakora yababaza amaze kubyanga kandi n'igihombo rega wa mugani n'igihombo sibe na rega byatubayo twagiye muri picnic tujyana na mama sa tujyana na Margarita na Madederi nandera na Didasien si muri restaurant mu mujyana ebana bateguye umva restaurant umva yuzuye kabisa amasorori nkamagana Didasien yabimbwiyeho yarikubwiye harya twagiye mu nama ndabizi twabiganira ndabizi turangije turarye shoti yanjye Margarita yaragiye yarura isahani Yesu si umugore wihaye umugore uzi gukora umugore ufite amazu none hari no bikora isosi kagenda ica mu myanya yari isahani agira ikintu kibabaje yari isahani igera hanga inyama zimwe kubitaho inka kubitaho zifi zitwa za file akubitaho imeruko tugiye kurya yakozemo gatatu ararambika mwese Margarita kutariye ngo ndahazi shambona no buturage ibyo ndashaka no kuzabibwiraho boss ndashaka kuzabibwiraho boss umuntu akarura ibyo ashoboye uwari iby'ikirenga akabisigaza cyangwa bakamukubira kabiri ntagira ibyo ushaka kumubwira kandi boss ntago azabya ibintu byarahenze essence irahenze ibyo kurya birahenze essence wayivuga essence wajya kubona umuntu afashe imodoka arahagurutse agiye kuvoma iri mu kigega nuko abantu kandi yagiye gutega bisi zisanzwe hari amabisi menshi urumva wabugani ariko ibaze kuba wavamo mu rugo iwawe reba nk'amadudu akava ku ruyenzi agiye mu mujyi gukora iki kwifotoza kurya selfie we akatsa imodoka agashyiramo essence wagiye kwifotoza biriya bintu birafututse wafashe bisi isanzwe y'amashanyarazi rega buriya n'igihugu kiranga iriya myotsi yayo ma essence na cyo ko dufite umuriro hafi 80% urumva kutabura ucaginga ukoresheje niba ari imodoka koresha iz'umuriro urumva cyangwa utege bisi kuki byibura abantu nka 80-90% ibitekerezo byaba nk'ibyanjye n'ibyawe kuzakorera ukangurambaga hahandi urumva igihugu ni icyacu igihugu ni twebwe tuzabigisha mpaka aho bicara kubwiraga noneho wowe nkorera gakomande keza gasobanutse ewana katari kurya naza kuza ari bwemere urankorera iki ntarya amafi komande keza gasobanutse amafi ntuyagira ariko hano nabonye ntuze ajyambwira ntuze yapostinze umva dafi ni umukobwa ni umusore ni umusaza ni umukobwa ngo shura imaze kiri muzanyumvise nta kibazo kuganira bibaho ikibi kiritse gushyira mu bikorwa ase kuganira nta mutima mubi nta kibi barinda kugera hangaha ubwo umukobwa zingaro zingaro ni wa mbakore igitego nacyo kiba ari kinini cyane kuko gifata ku muntu burya wowe reba utuntu duto nyine tw'abakobwa tutagugaraza mu nda tutabangamiye cyangwa ukora inkoko nta nkoko zihari ufite inkoko nshyashya z'inyarwanda hatu ari inkoko n'ifi icyo akunda ntarya ifi sheri ntarya ifi ntabwo arya ifi ubwo ngiye kumukorera inkoko sibyo hari uburyo mfata inkoko nkayotsa udege yego udege ngo ni iri yose imeze gutya noneho narangiza nkayikubita muri foil nkayifunga neza yego urumva noneho nkayumutsa neza iri muri foil yego nkayizana yumutse ku buryo yoroshye inkoko z'inyarwanda hari uburyo zikunda gukomeramo kandi zikanaryoha cyane ndabikora nubwo yaba yigize iroroha turayirisha iki byo kwirisha se kwari byinshi kora chips hari chips hari kora umva nkubwire kora iyo nkoko we umukorere aga chips niyo nkorere pomme sautée yego na salade ku ruhande gacumbari ntibure ese nta gifumba kubita kasi ziringe nkajya nturukare karimo
inkoko tuzagaruka nta kibazo ntaje mbikore rwose sawa oya ntari uno kamwe hatoni uretse gato ndaje mama uravugwa ndaje mweje gafu sawa wese ko mbona ataraza Jo ese ko batinze we waje n'akanyamaso we nambuti yaje sava ni sawa kumbona uri kuri tayera amabuno wayashyize wayasize mu rugo ariko meze neza imeze neza wese abona ufite icyaka ngusomye kamaze no kukuntu kaza kandi bisa nasoma soma abakuzanye na kawa no bwenge hafi nawe bivuga banza ni mwaka hatungi wiwi byarenga se muntu wanjye mwamukaziranye n'igisoma kuri neza ndashimira meze neza umva zana se mwire ubona umubonye ugatarata ariko uri umukiriya ni umwami ari mubwiye ngo ryarenga nawe umuheto wane cheers ndashaka kuri kano kanya siko tuburanye cyane bite usigaye ubahise wabona hese ko nirirwa mu rugo mva mu rugo ngiye muri gahunda zifututse ubundi nigumira mu rugo ibintu byarakaze sukimamagara ntaho gukinsura sura urabona ari ibi ako ndagukunda ubizi se hari ikintu twapfa okay nanjye inshuti yanjye kabisa urabizi ntawe gutera turutse iwanjye kutari kumwe se utegereje ko nanjye banzanira kageraga bagenda nshyimburaho akubwiza burakwishamba akanzu keza gushana ikirimbuzo kabuze reka guze ndubugate abega mubwiza ukuri usikura mugabo wawe ari umusirimu ukuntu kudasanzwe umugabo wanjye none harankunda ku rwego bahora bamunteranyaho ngo umugore wawe ngo ni umusinzi baba bata umugore njya mu nzoga ntazi ko nzaba ku nzoga umva ramubwira iyo ntashye njya za bombo nkarya za magi ntazi ko nzaba ku nzoga umugabo wanjye unayimubwiye yavuga ati winteranya na madamu wanjye umva ramubwira mu makuru mufitiye mfitemo n'akantu k'agatekerezo nirirwa nsengera umunsi ku wundi akahisho nanjye ndashaka umushere ndibuze kubikubwira ariko dushaka umushere wanjye nanjye nitugera mu rugo bizaba cyafite icyaka Orcho wabonye akabanga dafi we mwana uragukeneye igiye kugukasha cy'indege ni gake wagera ugasunika yego no chapuri chatu cheers hatu karame navuze twatunge twatunge genda ufata akantu suba akantu amurakoze cyane sawa kari afite sawa bro ngore mbwira ngishaka kubyumva ngo washyuhaganye ibintu byatukombeye bamubwire rero njye ndashaka nanjye kuzagira urugo nk'urwanjye none ukundi akira kwitegereza nzakuyara umudo mwiza mva mubwire ikintu ngushakira dafira bizi ko ari inshuti yanjye ngeraho ngo magara urabizi yuko ariwe musirimu tuziranye yemeze reka ibishidikanyeho niba ikintu nshaka rero urabona musheri wanjye kugira benshi ndamenya ari uwo ugezeho uwo wese urabizi ko mfite umusheri kashi nyine wacyakundana bigeze kure none ubwo udashobora kubyumva mvuga ikintu nshaka kashi turi gukundana ku buryo turi no kwitegura ku bantu imbere y'Imana cyane waba utambaye umugabo mwiza shabyihorera usigaye murwanira n'abantu se ndamuzi mukunda ku rwego ariko bisanzwe bakunda ukuntu yambara bakunda ukuntu yambara naramubwiye nafite umukunzi we abamubwire ndamutse mumenye ndamutse mumenye ariko nawe ujya wambera akuma nakuvugiye naramubwiye numva wikwishuka wikwipanga akazi afite umukobwa w'umufiyanse witwa Alice bakundana bameze uku nguko
aho kantu gushyira umufiance fiancé merci umva rero ndashaka kumukora surprise ariko nashakije mu bintu akunda byose nsanga mu tuntu turi aho ariko ndwanye nshaka kumutungura bamuha ikintu gifatika cyiza azagera akavuga ati merci uyu ni wisheri wanjye naratekereje kumubaza ariko ko ntabikora kubera ko ari surprise wawe yishe ndavuga ati ariko ubundi dafiko njya mbona ari inshuti cyane yego wamugisha inama ntabwo wibeshye dafi ni umusirimu dafi baravugana cyane yamuneka akamenya ikintu namuha gifatika kuko na twa tuntu turanga kabafuti ubwo rero icyo nagushakiraga ni ikihe genda w'umuneke yego nushaka umusohokana ahantu heza yego sibyo nkuko wenda mujya musanga musangira umuvandimwe rero uriya amafaranga yose muzakoresha yego uzayambaza muganire umugurire uretse gato muganire umugurire icyo kunywa umugurire icyo kurya umwinje umenye ikintu akunda umuntu yamuha nkamubwire wijya kure wipfusha amafaranga yawe gusa ajya kumusohokana mu kabari mugurira ayo mazoga urumva njye abagabo ndabazi muri rusange mbanye n'umugabo w'imyaka 10 mbanye n'umugabo wanjye abagabo ndabazi dore ikintu ugiye gukora genda umugurire urumva genda umugurire amasengeri meza kabisa nyine buretse wumve nk'atandatu uretse wumve nyine buretse wumve rero nkiri kukubwira genda ugure amasengeri nk'atandatu meza y'amawayite wa mweru w'amata meza kabisa ushyire ku ruhande umugurire nk'amabokisa nk'arindwi cyangwa 8 amwe nyine meza kabisa y'amawayite nayo umugabo we n'umusirimu attention ntabwo ari kimwe na nuze na badigidigi na banuze abakeponti ntabwo ari bamwe urumva we n'umusirimu urumva none nurangiza umugurire n'amasokisi y'amabara apamweru amasokisi ya gris cyangwa shokora nurangiza ufate sheke umusingira amafaranga agaragara nka miliyoni 3 cyangwa kandi wayabona kuko impamvu ubwiye amafaranga buri abagabo bafite ukuntu amafaranga nyine bayaha agaciro kurusha ibindi bintu byose kandi amafaranga yagira akamaro dafirika mubwira utari warengaho niba wumva utwo tuntu amugura tw'udusengere botsa yadukunda kandi tugura amafaranga make yego nyine utwo ni umuhango uzisheke ndi bumuhe wamuha nka 5 million yego yakwishima reka mubwize ukuri kashi sibuye na imyaka myinshi ndamuzi buriya bene wabo na bene wacu ni bene wabo bamwe buri famiye nyine ni famiye nyine kashi wagenda mukubita amafaranga izo 5 million zisinye uzishyira mu envelope uzibike uzazimupfunyika umubwira ari uzazimuhereza samedi kuwa mbere muzandikisha umurenge nize do niba mbeshe njyewe ndamuzi kashi ni seriye kandi abahungu bakunda amafaranga banakenera amafaranga kuri byose abahungu bakoresha n'amafaranga azafata ari amafaranga avuga ati n'umukobwa ari seriyeze uyu mukobwa yakubaka uyu mukobwa si ikirara ari uzambwira kandi uzanshimira nyine akusha dafi mubwire uzanshimira aho we kamera iteguye kare reka mbanze bikoreho nimara gucamo yego njyewe ndisiri ko bintu bizacamo we mwaye amafaranga ubundi uzari ariko nabaza niza mishe kutamba box n'uduki oya nyine no muhango urumva ntabwo amuhereza ibahasha yonyine fata box ushiramwe n'ibahasha urumva ugenda umuhereza birahagije yazaguramo ibintu washaka yego akanahindura n'imodoka aho uswari ibyo ubundi niwe wanje okay umva uzanshimira icyo kirakemutse rero hanyuma se ntacyo kurya bagiye kutuzanira okay weekend se bite weekend SAVA higo akira rero katwimera kana simugira kama ndashoboye shiyazi ni mpumuro yonyine akantu ngombe nzajya nkanywa kenshi urakazi uraza kumbwira ko turagukopeza umva dafi ahubwo se ndashaka kujya kuri toilette nahagana toilette
wagisara ko ariho hafi. Okay. Nikanjesha. Ariko hatari bakagendo. Ntumve ngo ni hafi wumve ngo na. Harimo agakorodo gakomeza mu kuntu. Nta kibazo. Ntuzigeze hasi. Ugire kamagara. Abaferi yaragabanutse. Zara farga na ya muende. Alo ditawa. Ese kunumva ujagaraye? Kunumva ujagaraye? Umva nkuhereze ti wowe. Umva nkuhereze rinye. Rinye nyine umva. Wa mukobwa akashikashi, wa mugore umwe wita umugore we. Araho umugore wese nge ndi hehe. Umva yaje kungisha inama, urumva urashaka kumukorera surprise ya anniversaire, urumva yarari kumbaza sikise wakumvize va mu rusaku sho yarari kumbaza ngo azahe icyo umugabo we umva ndamuteretse ndamubwira wowe fata amafaranga umusinyire sheke wishyire muri envelope abagabo bakunda amafaranga yego nyine ndavuga uzamuhereze miliyoni 3 arambwira ngo hoya ukwere kuntu mukunda ngo namuha miliyoni 5 ndavuga eshanu itanirebesha gutya ngo zamuha miliyoni 5 urumva ariko ibyo yigira byose kashi n'uwanjye umva ahubwo yewe umva ikintu we ngushakaho ndashaka ko wowe ufata kashi nura mugore we ngo nizabagore umva ubasopanye ubateranye ku rwego barekana burundu kashi nkamwegukana nyine nawe nzaguha nawe nzaguketesha ariko we bikore urumva amatiku yakore kabisa umva nta wamundya shushu yego ariko neza Ntasa neza cyane. Ariko urakomeza wambwira ngo ni hano inyuma. Urakomeza mo hirya. Ndacyabazi byarimwe byose binsubiza bitya biti. Amasaba bitese Uraboneza komera cyane ni karibu. Sasa uraho kumbona nano urahakishira nanjye ndabona na vibe umeze nta kinsura SAVA uraboneza urakomeye mikari mumeze yego katari gitaho cy'indirimbo ese kumbe none se twagasanze hano ko mbona hakonje kumura nta gateguro nta suku ameze ukuye nta nzoga ziteretse ahangaha nta manyama hatunge arahari manunda arahari nta kibazo na kimwe mwakira neza kare kuvuga ngo none se tuje kare turizinduye cyangwa amasosi y'amasaha meza gusohoka ntako mu masava Dafi tubwire mana ahubwo naza nitwe twinwe fete iri bubera ahangaha iri Yene kuko na hasa nabi hajagaritse ukuntu fete yande fete yarise n'umusheri we ubwo wabona inyama zitaraboneka mama SAVA mubwiza ukuri ntutenguha abandi Amasaba rega ntugire ngo ntibadutumiye ntabwo ubona ko twambaye amashati ateye ipasi mu masaba ko Alice na kashikashi baciye hano saa 8 z'amanywa gutyo bagiye Rubavu baje afata akabrate kamwe ni na byeri bagiye bameze batyo bafite amazeri ntugakine n'icyakashusho ibyo byihorere wikira n'icyaka bisema n'ufitanye gahunda cyamura bashira muri sale wasanga bari muri sale ro babatumira hari ahantu barifashe barahabukinga ibintu byo kunywa amaboto amanyama uri kutubwira ngo barishora byose ahubwo se madede uranywa iki niba ari bakashikashi muri kereka niba oya mwe muretse di sikashikashi narise bavuye hano n'abantu 16 bagiye Rubavu wiki bagiye Rubavu bagiye ku mazi Ese bari bagiye bambaye Rubavu? amakabutura basaga neza ku sangahe bavuye hano mu masaha 8 gutyo saa 9 bagiye bafite iki uyo muretse madudu bari uza amacupa baniye amacupa menshi y'amabyeri bajyanye amahenike bajyanye ibintu byose mama SAVA reka brag
Nese bari babatu Alice yaje ahangaha ari kumwe na na kashikashi kandi kukubwira ko bari kumwe n'abantu benshi. Alice na kashikashi bambaye ibisa. barangije bajya heza Bagiye Rubavu. Ntabwo bino bintu ndabyumva neza. Dafi. bafashe inzoga gutyo urazibabarage Nabahaye ibikarito bibiri ndetse by'amazi. bavuze ko bagiye Gisenyi cyangwa wabyimashije wenda foto Bagiye ko bagiye Rubavu banteye amacupa bambwira ko bagiye Rubavu arambwira ngo simbaka amafaranga yuko bajyanye bagiye Rubavu Dafi waruzi gahunda cyangwa gahunda ntayo waruzi wenda twakerewe Hamagara gufata imodoka. umubazo. Dudu wigira ikibazo urumva fete irahangaha okay. naya masaha ibirori nk'ibi ndabimenyereye Urumva, barabanza ahubwo bakahisha buriya- abantu uriya ahubwo masaha niba ari ibyo yakwitiranya. mutwakiriza nimwe mutwakiriye Ntari bapfa kuba baza bamugana. Uba cyangwa Gusa mfite inyota pe ashaka kuba ari plan bagenda bakansiga ntabwo yabikora Nise mwari mwabipanga ko yaba ari umukobwa amasamba muri ashagirika gukinisha abantu ariko Yakoze mama icyakunda Sava n'abafite arabyemera. dore kuri ndayingana yiyirije Reka uriya niyariye madadari. nanjye maze iminsi 3 ntarya Uvuga aho gukoresha umuntu. umva ni umunyu na nyuma Abamuhamagaye twumve. Allo Shu Ngeke ushaka kumbwira vuba. none ko numva warakaye byagenze bite Ariko Dafi, karame uzi ko ari we muntu wenyine ugira ubwenge. Akagore k'akanyagasutwa k'ubunyabugambo. Uzi ko ari wenyine ugira ubwenge. Gahunda ntayo mafaranga agenda mujye kuyarya ajyana aho ushaka. Mujye kuyenjoyinga uko ushaka. Nta soni. none se Akagome gusa akagore. Buriya nakubonye n'undi munsi. Nzongera mwita inshuti yanjye. none se ari ibintu uri kuvuga sinzi aho uri kubikura none se muriye Urahashakira iki? Wajya muri gahunda wari wapanze ukajya kurya amafaranga nagomba gutanga. Yego ko mana. Akagore akagome gusa. Ese ubundi nakwimikira gituma ujya kunkorera ibintu nka biriya. Hari icyo nakwimye ngo nanjye ngo mfite inshuti. Naho zabuze. none se ubwo ko mwagiye Rubavu cyangwa Tutajyayo uradushaka iki? Uradushaka iki? uri kumwe na Mireille se basi Umugore nkawe ugira Njye niwe wagiye cigata izo fanta. Nayo mayo. Uri kumwe nawe nyine byose birakureba. nyine nagira ngo mbaze nyine niba muri kumwe wenda wansubiza ibyo ngibyo Niwongere kuturogoya ndakwiyana. Kandi n'undi muti tuba nimero yanjye. Bya bintu so nta brage zirimo se. Mireille niwe wagiye ameza cyo afite ibikarito. Mireille Hari ibyo wamubwiye se? Ndafugira amagambo bwabona aho bateranyije. Ukunda guteranya abantu sinzi ikintu mpfa no guteranya abantu. ndafutaza gukonja hano wigira gutya ariko ntabwo waba duhagurukirije ubusa icyo kintu cyo gishyira mu mutwe nari mfite urazizi gahunda ni ishuri azizi uko zingana n'uburemere zari zifite Dafuzi kugira ngo neri pass uzi kugira ngo N'ubundi neri twe pass ntabwo twaje kunywa abantu nibaza nicyo kunywa tunywe twitaye. twita Abantu baba hari badahari turanywa tunarya hari ikibazo se kirimo. niba igikoni cyane cyafunze ariko rero namwe ntimuze kumfata ngo mumere nkaho muntereranye cyangwa mumere nkaho hari ikintu ngewe mpfa namwe urumva Alisa mwari mubizi ko ari inshuti yanjye nari nabahaye iri nyifatika hano bari bafite bije remereye bafite amayoga remereye kandi nawe urabizi bari gutera amashoti Niyo mpamvu nyine natwe twaje hano. hari n'amanyama bari bateguye ibintu byinshi none ahubwo ndi kwibaza ni gute Alisa yagiye ku Gisenyi ariko Mireille Wavuze iki? Umeze nkaho hari ibintu wavuze kwivuga Kakunda guteranya. akagore kakagome niko bikuvuga Alisa navuze ngo akagore kakagome kakanyamagambo Dafi wavuze iki wavuze iki wenda ibyo nibyo mwibingereka kuko Mani wasanga banamimbira n'ibyo atavuze ntabwo bindeba. Zana byeri twinywere, zana amamoete yacu, zana amarura, uzana amawine, uzana inkoko zacu twinywere umutaye. Waba waramuvuze waba ubundi waramuvuze ibyo ngibyo bisigare wavuze kuri bwishyure ubundi wishyure twigendere wavuze muze njye kubatanga noneho rero namwe murabizi ko nta kintu mfite pe ibyo bintu murabizi ibyo ntabwo wabitubwiye tuzi iki nari nabahaye rinye nk'abantu b'inshuti zanjye ngo muze mwinywere n'ubundi kuko nabonaga bafite ibintu byinshi kandi nimugakina n'inyota nimugakina n'inyota niba bidakunze ukabona nyine nanjye bandesovye mama Sava fove ngo barakuve fove ndagira ngo ubwire ko urwo ruri mu rubuga ruko arawugejeje ntaho turaje Ashatangiye guhamagara mama Sava mubwire. reka rero mama Sava Karame. mubwire
ntabwo mpfa akunda wivuga cyane Ntabwo- nuko ntabwo nari ntarasoza Ariko Imana ntabwo- reka nyine nkubwire uhakanire rimwe Yego. ibyo ndi kukubwira Masaje ntabwo tubivuga bikunda cyane. hamagara kirimbuza guha amafaranga ubundi se ibyo byose uba wiruka mu bana bangana gutyo uri umuntu w'umubyeyi ungana utyo ntirukamo se wumva ari abasore noneho wowe mama sava mufite fanta ntoya Njye indi. maze dusa nibagiye guha fanta hano se n'indunywa fanta uri twe n'indunywa hano fanta Hano hari inzuki zihari. Twebwe urareba ukabona turi inzuki zaje ngaho. Ako Dafi. ariko urabona ukuntu waduteshaga umutwe Bro uretse gatonye sibyo hari ibintu ushobora kuba witiranya ushobora kuba wireba muri miriwari ugafata size yawe ugashaka kwigeranya na size yanjye waba ugiye kunywa igikoma waba unywa fanta waba unywa ubugoro waba unywa rwagwa I don't care ku buryo ushobora gushaka kuvuga ngo uraza gufata fanta uyimpereze njye kwica size yanjye hejuru y'ibintu by'ubugoryi watekereje are you mad ejo uzaba ufite bya diyabete cyakoze ikintu cyo nakubwira cy'amahirwe wagize today nuko naje nta hahizi nambaye bro ibyo bintu byari kukuvuna stupid akore mu kwa gushaka guha fanta ukuntu niba ateye amadudu yenda amadudu wenda atangwa fanta wowe baguha agafanta agasoda ntabwo ntongwe Njyewe madede. baguha agasoda Excuse you. Iyo fanta uyinywe. izo nzoga ngo za Jackie Daniel Njyewe nko fanta. mwese niba ubona bantengushe Ndashaka nkubwire. Ubutaha ujye ushima aho wishyikira. Kandi niba ari n'ibyo wapfuye n'uwo mugore. Ugerageze wige kubana Iga n'abantu nari neza. se wa mukobwa ntago ari umugore akose dafi wamenye icyiciro cyawe n'imyaka yawe bose upfa kunywa kaji wowe nganyumvira n'izina ry'Imana wari wabona hari umukobwa n'umwe muri aba uza hano akicara kakafanta aba ni abakobwa bigurira basanzwe bigurira ibyo kunywa waje kubagurira nuko fanta umfatanije nawe ari abakobwa wowe kuri umucuruzi iyo ucuruza fanta wari kubiki njyewe niba ntaraha na rimwe madudu fanta nkaba naraha na rimwe sasa fanta cyangwa amadederi ubu nibwo ngiye kwiga kuzibaha uzabaze madudaraza akamara yaba ari icupa manuda ry'amarura undi nta mugore watanze serivisi hanyuma se wowe mugore mwiza mwiza wavuye mu bana bangana kuriya ariko se abana bakugize bate ubwo wumva guri bwirukankane n'abana ngo abo se bafite ikibazo ubuheruka gutekereza winjagaraza nyine sawa hari ikibazo nuko abantu bansize Warangiza n'amatiko akaba yajemo Mireye nawe warangiza ngo ngukope se ufite icyo uzishyura wowe anjajwa ngo ni dore ngaho genda bagumana ari saro ryarampamagaye nawe nakutaho nagiye kuntukira hano gendere kabagore baragwera kirimbuzi nawe ngo ubu yarashatse ibyo byihoreye ngenda atandukiranga kuza amatiku yawe aragutuka cyangwa se nzabimubwira ameze Papa Sava.